Hari ikibazo gikomeye abantu benshi bahura nacyo. Ese ndeke cyangwa nkomeze? Ni ikibazo gikomeye cyane kuko harimo amarangamutima, harimo urukundo, harimo ubwoba bwo gutinya gutandukana. Kandi ukuri ni uko abantu benshi baguma mu magambo atabafasha kubera gutinya gutandukana. Uyu munsi ugiye kumenya igihe nyacyo cyo gutandukana, ibimenyetso bikomeye utagomba kwirengagiza, uko wafata icyemezo kikagufasha. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo, kubera ko cyanyuma kirakomeye cyane. Naho part 1 ya nta cyubahiro kigihara. Icyubahiro ni ishingiro ry'urukundo. Yagusuzugura, akagutesha agaciro, akakuvugisha nabi, ugomba gutekereza cyane. Muri Bibiliya haranditse ngo mukundane mwubahana. Abaroma 12:10. Isomo: urukundo rudafite icyubahiro si urukundo rwiza. Part 3 yataguye icyizere. Niba urushidikanya utizera uwo mukundana, uhora utekereza nabi, umubano ufite ikibazo gikomeye cyane. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo rwiringira byose. Abakorino 13:7. Naho part 4, mudashyira hamwe mu nzira mugendamo. Niba mufite intego zitandukanye, mutifuza bimwe, mutumva ubuzima bumwe, ejo hazaza habashobora kuzaba habi. Muri Bibiliya haranditse ngo babiri bashobora kugendana batabanje kumvikana. Amosi 3:3. Part 2, iyo uhora uhangayitse utishimye. David ati ese ndi mu munezero cyangwa ndi mu gahinda? Iyo uhora ubabaye, uhora uhangayitse, udafite amahoro, icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Muri Bibiliya haranditse ngo umutima utuje ni ubuzima. Imigani 14:30. Naho part 5, iyo ibibazo bidashira. Ni ibibazo byisubiramo buri gihe, nta guhinduka, nta terambere, icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Urukundo rwiza rugira progresses. Naho part 6, iyo ukomeza kwihangana wenyine. Urukundo si urw'umuntu umwe. Niba ari wowe gusa ugerageza kubabarira wihangana, hari ikibazo gikomeye cyane. Muri Bibiliya haranditse ngo babiri baruta umwe. Umubwiriza 4:9. Part 7, iyo umutima wawe ukuburira. Rimwe na rimwe umutima wawe ubizi, ariko ukawucecekesha. Niba wumva bitagenda neza, wumva ugomba kuvaho, wumva atari umwanya mwiza, ntubyirengagize. Muri Bibiliya haranditse ngo mwitondere imitima yanyu. Imigani 4:23. Igice cyimbitse. Gutandukana si ikintu cyoroshye, ariko rimwe na rimwe ni icyemezo cyiza. Abantu benshi baguma aho batabishimiye cyangwa se baguma aho batabashaka, bagatinya gutangira bundi bushya, ariko kuri nuko kuguma mu maso umuntu atakwishimiye cyangwa se kugumana mu mubano mubi birutwa no gutangira bundi bushya cyangwa se gutandukana. Isomo rikuru: niwubona ibimenyetso ntukabyirengagize. Dawe wibaza ati si umubano uranyubaka cyangwa uransenya? Niba ubona ugusenya, jya ufata icyemezo gikomeye cyane. Ntugatinye gutandukana niba ubona ari byo bikwiye, kuko amahoro yawe ni ingenzi kuruta byose. Twandikire muri comment igitekerezo cyawe tuganire. Ukande subscribe mushaka content igufasha cyangwa se guhindura ubuzima. Mwibutsa yuko mu yindi video itaha nzakwereka uko wakubaka ubuzima bwawe nyuma yo gutandukana. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.